ikaze wamaze gusobanukirwa neza n'akamaro ko gukora siporo ariko wibaza aho wahera bikakuyobera. I got you. Uyu munsi ngiye kukubwira channel hano kuri YouTube ushobora kwifashisha ugakora siporo bitakugoye uri mu rugo iwawe, wamara kumenyana none ukaba ushaka kujya muri gym cyangwa se ukiyumva ku bandi bantu bakora siporo aho utuye. Nanjye uyu munsi nagiye gukorera siporo muri groupe nkoreramo yitwa Sport and Leisure. Tuba i Musanze, dukorera ku murenge wa Muhoza mu kigo cy'urubyiruko uri Musanze watujoininga ni karibu. Nari maze kukubwira ko ngiye kubwira YouTube channels zishobora kugufasha gukora siporo uri mu rugo, noneho wamara kumenyera cyangwa se wakumva uri comfortable ukaba ushobora kujya muri gym cyangwa se ukanakomeza ugakoresha izo channels si ngombwa kujya muri gym. Nanjye ndazikoresha njya muri gym gake gashoboka, muri weekend nka joining iyi groupe kandi umusaruro ndawubona. Izo channel harimo izishobora kugufasha gukora siporo y'umwanya muremure, umwanya muto bitewe n'umwanya ufite, hari iz'abatangizi, hari iz'abamenyereye, mbese harimo amoko menshi atandukanye. Ngiye kuzikubwira kugira ngo nawe zigufashe kugira ngo ubashe kwikorera siporo, uko twamaze gusobanukirwa neza yuko siporo ari ubuzima. Nta mpamvu rero kudakora siporo kubera yuko wabuze aho uhera, kubera yuko utabona neza ibyo wakora, kubera yuko utari comfortable kujya muri gym, kubera yuko udashobora kujoininga groupe ziri aho utuye. Ikaze. Reka duhere kuri siporo zibanze umuntu umutangizi cyangwa udaheruka gukora akora, mbese zimwe zitagoye. Grow with Joe ni channel nkunda cyane. Hariho ibintu byinshi by'amoko atandukanye, hariho amasiporo ushobora gukora mu minota yose waba ufite, hari ibyo ushobora gukora byibanze cyane wambaye n'imyenda isanzwe rwose nta n'inkweto za siporo wambaye, ariko harimo n'izindi video noneho ushobora gukora za gukoresha neza, harimo nizo bigusaba guterura ibyuma, ariko ikintu cyose washaka kuri iyi channel kabisa wakibona. Waba uri umutangizi waba umenyereye, iyi channel kabisa ni yibanze cyane ku muntu ukorera siporo mu rugo. Twakomeje rero ni channel yitwa Get Fit with Rick. Iyi channel nayo ni nziza ku muntu udashaka gukoresha imbaraga nyinshi muri siporo cyangwa se udaheruka gukora siporo, cyane cyane ku muntu ushaka guhitinga step yiyemeje ku munsi. Murabizi ko abahanga badusaba gukora byibura step 7,000 ku munsi. Nago wabikora gusa ugenda nyine marche isanzwe, ushobora no gushyiramo ino video, ukayizi video ziri kuri channel ukazikurikira ugahitinga step zawe, ariko harimo n'izindi siporo zitandukanye. Iyi channel nayo ni nziza cyane ku muntu umutangizi cyangwa se udaheruka gukora, cyangwa muri rusange ku bantu bose bakorera siporo mu rugo. Iyi channel nayo ni sawa cyane. Reka dukurikizeho channel ziriho siporo z'ingeri zinyuranye. Reka duhere kuri ya Gym Direct. Iyi channel ndayigutuye. Ibyiza by'iyi channel rero sinavuga ngo mbirangize, iriho siporo imva hafi ya zose ushobora gutekereza, z'amoko yose zirahari. Noneho ikindi kintu gituma iyi channel nyikunda, hariho abakoci benshi batandukanye ku buryo wenda udashobora kuvuga ngo urambiwe umuntu runaka, barahinduka bitewe. Wumve ko harimo za yoga, hariho pirate, hariho renforcement musculaire, harimo izigusaba gukoresha imbaraga nyinshi, harimo izigusaba gukoresha imbaraga ziringaniye, mbese harimo izo kubyina, harimo yewe ndayigushishikarije iyi channel kabisa. Iyi tugezeho yitwa Pop Sugar. Okay, bahinduye izina basigaye yitwa PS Fit, ako namenye Pop Sugar. Iyi channel mana we umva ni nziza, ntabwo iboa, nayo ihindura abakoce, nayo ifite buri bwoko bwose ushaka gutekereza bwa siporo burahari. Bo noneho bafite na meditation. Subu mvuga ikindi kiko bindenze umugani wa wawundi. Wowe icyo nakubwira nk'umuntu ukora siporo mu rugo pe, ni ukuri nta rwitwazo pe. Iyi channel ndayigushimiye, iriho iz'abatangizi, iz'abamenyereye, izimara umwanya munini, izimara umwanya muto, abakoci batandukanye mu ngeri zitandukanye, mbese nahawe. Reka dusoreze kuri program zihariye. Ubundi izi program ziragurwa, ariko abakoci bazitangira ubuntu kuri YouTube channel zabo. Channel zitanga program z'aba pro nziza ntago nazivuga nahereye kuri Hits Robinson. Afite channel nziza, afite ama program meza. Asaba kuba uri umuntu umenyereye gukora siporo, ariko ntago agoye cyane. Harimo ama program cyane cyane yitwa HR 12 weeks, ifite ageze ku ya 5 ubu ngubu.
ngiye mu minsi yashize niba nkurikira narangije HR ya 3.0 ya gatatu, ariko ntabwo ariyo yonyine afite kuko afite n'izindi, afite yitwa Fierce ngo ageze ku ya gatatu, afite n'iyindi yitwa Grow Up, ni nyinshi, afite amaprograme meza cyane. Uri umuntu ushaka gukora programme itangira ikarangira ifite schedule iri clear, nakurekomanda izi programme z'uyu mugore kabisa. Nyivuga kuri channel wasangaho amaprograme yuzuye kandi ku buntu, sinabura kuvuga Caroline Girfani nubwo yananiye. Afite programme ntabwo ari imikino, hari yitwa Fuel, niba nkurikira ejo bundi narayikoze ibyumweru 2 irananira. Mbere yaho nari narakoze yitwa Ion, nayo yarananiye, ariko kuba zarananiye ntabwo byambuza kuzikurekomanda ko ni programme nziza pe, urakora ukumva umubiri uri gukora pana bya bindi by'imikino. Ubwo rero ntabwo byakubuza kwigerageza, kandi ni programme zikoze neza gipro, zifite schedule iri clear. Bonne chance. Mu gusoza iyi video reka nguhe ino channel yitwa Justine Galis Fitness, iri mu Gifaransa. Iyi channel nayo iriho amaprograme atandukanye, ariko ikintu gitumye nyizana hano nanone ni uko ari channel iriho amakuru atandukanye ku muntu ushaka gutangira wenda gahunda yo guta ibiro. Ushobora kubonaho video zitandukanye ziguha amakuru uburyo ushobora gukora rééquilibrage alimentaire yawe ugata ibiro mu buryo bwiza kandi mu buryo burambye. Izi video zaramfashije cyane, nazo nagira ngo nzigusangize, ariko nyine nkuko izina rya video ribivuga, iyi ngiyi ni video ikwereka amacano ushobora gukoresha kugira ngo ukorere siporo mu rugo. Justine Galis rero afite amaprograme menshi y'ubuntu akoze gipro kandi afite schedule iri clear ushobora gukoresha. Iyi channel niba ukoresha ururimi rw'Igifaransa cyane cyane kabisa ndayikurekomanze. Usibye ibya siporo hariho ubwenge bwinshi bushaka kugufasha. Murakoze cyane rero, ndabashimiye, mugira ibihe byiza. Ciao.